Uyu munsi twabyumvise iryo kuzo Yesu arigaragariza
Petero, Yohani na Yakobo. Twumvise ko bari bagiye gusenga. Ni mu isengesho niho honyine dushobora kurangamira Imana, tukabona ububengerane bw'ikuzo ryayo, tugasabana nayo. Yesu Kristo agaragariza Yohani na Petero ndetse na Yakobo amaso mu maso he nyako ubumana bwe. Mu by'ukuri ivanjiri adufasha kumva ko ijuru n'isi byahuye. Tubonye abatuye ijuru, Musa, Eliya na Yesu ndetse na Petero na Yakobo na Yohani bahagarariye abatuye isi. Ijuru igihe cyose risabanye n'isi rigaragaza ububengerane n'ikuzo by'Imana. Natwe rero twifuze kureba mu maso y'Imana, twifuze kurangamira Yesu wihindura ukundi, maze natwe duhinduke, tubengerane, duse n'Imana, kuko icyo Imana twifuzaho ari ugusangira nayo iryo kuzo. Mu maso yacu niho haranga abo turi bo. Ushobora kureba mu maso y'umuntu ukamenya ko arakaye, ukamenya ko yishimye, ukamenya ko ababaye, ukamenya ko arira. Ibyo byose mu maso y'umuntu niho haratugaragariza. Twifuze rero ko mu maso hacu hagaragaza ubumana, twifuze ko mu maso hacu hagaragaza ibyishimo dukomora ku Mana, twifuze ko mu maso yacu hagaragara ubutungane bukomoka ku Mana. Inseko yacu, imvugo yacu bigaragaze ko dutuwemo n'Imana, tuba abantu bagaragariza abandi urukundo n'impuhwe by'Imana. Uyu munsi ivanjiri dufashe kumva neza ko ububengerane bw'ikuzo ry'Imana tuzahura kwirangamirana ukwemera, turangamirane ukwemera Imana, maze twumve ijwi rihora iteka ritubwiriza kumvira umwana wayo Yesu Kristo wenzira ukuri n'ubugingo. Tubisabira rero muri iki gitambo cy'Ukaristiya, tubeho turi abantu barangwa n'ukwemera, dukunde umusaraba kuko indunduro yabo tugomba kuba ikuzo ry'Imana, maze iryo kuzo turigaragarize mu mibereho yacu ya buri munsi. Tubeho turi abantu bahuye n'Imana, bagaragaza n'ubumana bwayo kuko bayibonye koko. Nyagasani Yesu